Nkuko mumaze kubimenyera, iyi ni YouTube channel yanyu Bwiza TV, imwibagezaho amakuru meza kandi yihuse mutasanga ahandi. Mwe mwese mwakoze subscribe, ndizera ko mukomeje kugubwa neza. Namwe mutarayikora mwamanuka mugakora subscribe mukakomeza kubana natwe. The Ben ejo bundi nibwo hatangaje inkuru yuko The Ben ari mu gihugu cya Uganda. Kuri ubu ngubu noneho hagaragaye amafoto ya The Ben ari mu kabyiniro kamwe muri Uganda, aho yari ari mu kirori cyaho babyina bambaye amayekuteri cyangwa se kizwi nka silent disco. Amafoto yashyizwe ahagaragara ni amafoto ari kumwe na Sheebah Karungi, aho bamwe batayavuzeho rumwe bibaza ati se The Ben umaze iminsi atangaje ko byanga bikunze uyu mwaka utamusiga ari ingaragu, ese Uganda yaba yarabonye y'iki gituma ahora ajyayo? Ese uyu mukobwa Sheebah Karungi bakoranye indirimbo Binkorera yaba koko abimukorera wa mugani w'abanyarwanda? Ese nta kantu kaba kihishe inyuma gatuma The Ben ahora ajya Uganda mu buryo butunguranye bwa hato na hato? Abantu benshi batangiye kwibaza niba ari urukundo rwari ruri hagati y'aba bombi. Nyuma yaho bagaragaye bari mu kabyiniro kamwe, ubona rwose bishimye. Nkaha ngaho urabibona ukuntu The Ben rwose yari yamuhobeye amukomeje cyane, n'abafana nabo barimo barafotora. Aha ngaha bari mu gitaramo, dore ko harimo ibyamamare bitandukanye, dore ko na Bebe Cool ubwe yari ahibereye cyane rwose muri iki gitaramo gitegurwa n'umusore w'umunyarwanda witwa Spinny. Ni umu DJ umaze kumenyekana cyane mu bintu bya silent disco. Gusa amakuru yizewe ava ku nshuti za hafi za The Ben bavuga ko The Ben yanyuze muri Uganda, aho biteganyijwe ko muri iki cyumweru agomba gukomereza yerekeza muri Kenya, aho agomba kuganira n'abashoramari bakaba basinyana amasezerano yo kwamamaza inzoga cyangwa se amashampanye ya Bel Air. Izi champagne za Bel Air zamenyekanye cyane mu Rwanda cyangwa se muri East Africa, nyuma yaho umuhanzi Diamond Platnumz abaye brand ambassador w'izi nzoga, aho bahise banakorana na Rick Ross usanzwe ari brand ambassador w'iyi Bel Air ku isi yose. Rero hakaba hari amakuru avuga ko na The Ben yaba agiye kuba brand ambassador w'izi nzoga cyangwa se w'izi champagne za Bel Air. Yaba ari intambwe ikomeye cyane, dore ko ari n'ikintu cyaba kiri bumwinjiriza agatubutse, cyangwa se nawe bakahita bamuhereza indirimbo agakora collab n'umuhanzi ukomeye. Ibikiri inzuzi da wabona nakoranye indirimbo na Rick Ross nk'indirimbo yo kwamamaza nk'iyo bakoranye na Diamond nka brand ambassador wabo. Ibi ni ibintu umuziki nyarwanda uri gutera imbere, ni ikintu gishimishije cyane ku musore Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben. Igikorwa cyiza nuko mubwira ati amahirwe masa muri ayo masezerano bagiye gusinyana, naho abibwira ko ari muri Uganda mu rukundo rw'ibanga na Sheebah. Abo mukure y'amaso, umusore wanyu ntabwo arabereka umukunzi we. Iyi ngiyi ni YouTube channel, kora subscribe urusheho kubana natwe, winjire mu muryango mugari wa Bwiza.